bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16 niyo masomo nari nateguye. Ubutumwa bwiza ko bwanditswe na Yohana igice cya 3 umurongo wa 16. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarembuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Dusubire. Kuko Imana yakunze abari mu isi cyane byatumye itanga umwana wayo w'ikinege kugira ngo umwizera wese atarimbuka ahubwo ahabwe ubugingo buhoraho. Amen. Nakoresha umwanya utari munini cyane. Nshimiye Imana duhuje namwe uyu mugoroba. Imana yakoze ibyo yakagombye gukora, iragahabwa icyubahiro. Ndashimira umuvandimwe Kiki, ndamukunda cyane. Iyo ubonye nkunze umuntu nkagenda nkarariwe banakeka muri fone yanjye kuri ekara haba abantu batatu, habaho jewe n'abana banje, akabaho umudamu wanje na Kiki baba muri ekara yanjye. Bakiranutse baranzi ni inshuti yanjye n'umumisiyoneri tubana i Burundi. Mvuga ikintu kiri ku mutima. Ekara yanjye tuyemo Kiki kandi agizemo iki ni inshuti yanjye n'umukobwa wanjye Diane. We ntaba kuri ekara ariko ari kuri ekara y'umutima iriya. Imana ibahezagire, bandajije neza, Imana ibahumugishe. Ndashima kugabo Paul ni inshuti yanjye arabizi, duherukana mu gitaramo. Paul Imana ibahumugishe. Ngira ibintu byananiye mu rusengero ni ugushima, ubwo ndananiwe birori. Imana ibahumugishe. Ndashimiye ko twabonanye. Ndashima kuko umuvandimwe Fabrice uyu wavuze ngo yiruye hano muri iki gitaramo narayiwe, ni inshuti yanjye, twarabaye mu rugo, twarasagiye, tutandukana agiye Nairobi asigiriya mu Burundi. Turi inshuti, twaje tuganira mu mubazo ko namubwiye ukuntu nkunda Kiki, turi mu nabuze ukuntu nkunda Kiki wari ukagura gutanga. Arabwira umuntu waramukunda ngo yamubonye muri Kenya, komeza umukunde. Ndagushimiye ko watwazana kugarana. Ndabashimiye mwese mwicaye hamwe y'amashi menshi cyane mwese. Imana ibahumugisha. Ngiye mvuga umwe natinda. Amasomo nshaka ko tuganira umugoroba, umutwe w'ijambo no guhinduka isoko y'urukundo. Guhinduka isoko y'urukundo. Mwirira umuntu mwegeranye mubwire ngo ndifuza ko wahinduka isoko y'urukundo. Oya, muramutse mubwire ngo ndifuza ko wahinduka isoko y'urukundo. Ndifuza mubwire umunyegegezi mubwire ngo ndifuza ko wahinduka isoko y'urukundo. Abantu bakakuvoma mu rukundo. Tuzamure ibiganza zacu. Birashoboka ko umuntu ashobora guhinduka isoko y'urukundo. Birashoboka. Yego birashoboka. Kubera ko umwanya ari muto, ntabwo mubwiye ngo ugire urukundo uhinduke. Hariho kugira urukundo, akaba no guhinduka isoko y'urukundo. Kugeza abantu bafata initiative yo kuza kuvoma urukundo, bakazavuga ngo turazuka tujya kuvoma urukundo kwa Paul. Urukundo twabonanye birori, ni ngombwa ko tuzukiba tukaja kuvoma, tukagira ibyo tuvoma. Abantu batekereza kuza kuvoma urukundo iwawe. Hari ibintu 9 bishobora kugufasha guhinduka isoko y'urukundo. Kubera umwanya ko ari mutoya, ibintu 9 bishobora kugufasha. Amazina yanjye nitwa Byishimo, niyo mazina basa kumbabarira nayo. Ibindi ngora ngabyo ibintu biseruka uko Kiki yagize nibyo ndababwira ni mukeneye gutaha. Ibintu 9 bishobora kugufasha guhinduka isoko y'urukundo. Icyambere no guhura na Mesiya. Guhura na Mesiya. Ariko ntabwo nduza kandi wabadive bavuze ngo nimundeke biririmbe na Mesiya kandi guhura na Mesiya si bisanzwe. Uwahuye nawe ahinduka umusha. Zamuri
kubavuga. Umuntu wa mbere wahuye na Mesiya agahinduka isoko y'urukundo ni umudamu w'umusamariyakazi. Tumaze kubanza na Yohana igice cya 4 umurongo wa 13 kumanuka. Uyu musamariyakazi waje ku gisima kuvoma kuko yari asanzwe abigenza. Umunsi umwe ngo saa 6 ahageze ahura na Mesiya. Mesiya aramubwira ngo mba ku mazi yo kunywa. Umugore aravuga ati nta mazi nshobora kunywa. Uyu mugore yararwaye indwara zigera kuri 5 ariko nimunemere mbabwire zibiri. Indwara ya mbere uyu mugore yararwaye indwara y'amacakubiri. Mesiya yamusabye amazi ahita amusubiza ibijyanye n'amoko. Aravuga ati se abasamariya n'abayuda duhuye mwumve bene ubwo burwayi yararimo serumu y'ikintu kijyanye n'amoko. Yari umuntu urwaye ibintu bita ingengabitekerezo. Iyo ni indwara ya mbere yararwaye. Indwara ya kabiri ese ko turi kumwe sogereza somebody else aside. Nimuvuge ngo haleluya. Indwara ya kabiri uyu mugore w'umusamariya yararwaye indwara bita ubwigunge muri duce cyo abantu kugenda wenyine. Abantu bashaka kugira ngo badasangira utwabo n'abandi. Ayo ngo jewe nafashe ingingo ngo kutazanegera abandi cyane. Turwaye Ebola, turwaye Covid, turwaye Corona. Twegere twibaze iyo initiative bafashe. Urarwa ufite indwara yo gutegera ufite indwara y'ubwigunge ariko ntutubeshe ngo bafashe gahunda yo gutegera abantu. Ngiba ngo mu buzima musigaye nibera jewe musigaye bibere wenyine gute urwaye indwara y'ubwigunge. Kandi kuhura no Mesiya sisana izo ndwara zitamera afite kuzazibiki ariko zahise zikira ngo itazamuka umudugudu asakuza cyane. Atangira kugenda abwira abantu ngo nimuze hano hepfo hari umuntu wavuga ibintu by'abantu batabivuze. Nimwihute hano hepfo hari umuntu uvuga amayitaje y'abandi imitwaro abantu bafite kareshyize. Uyu mugore umunsi mbabura na Yesu arakantu bamuvuga ngo yari afite ngo abagabo 5 kasobanura ukantu ni maratambuka mvuga undi muntu abagabo 5 uyu mugore yari afite. Yesu yaramubwiye ngo ufite abagabo 5 ndetse ngo n'uwa 6 suwa abagabo 5 Yesu yari avuze uyu mugore yari afite ni ibigirwamana 5 zabaga muri Samariya. Uyu mugore yageze yitirira ngo ni imana ze ariko nazi ko atazikunda cyane. Uwa 6 yari avuze ni umugabo bita Mesiya bari bahuye nawe abona ko uyu mugore nawe adafite umutima wo kumwakira. Aramubwira ngo biguha witwaza 5 ngo ni imana nawe bishoboye umutima cyane. Habe naje twahuye none naje dushoboye umutima. Icyaki cyo kikumari nuko hewe warangiza ugashora umutima kuri Mesiya wenyine. N'umushora umutima arakuraho ibyaha agukureho uburufu ibyo bikuremereye byose abisenye ubuzima bwawe. Nurangiza uhinduka isoko y'urukundo wegerane n'abandi bantu ubwigunge burangire tugasubira kuvoma wenyine. Ndagira ngo ubwire ngo nuhura na Mesiya uzahinduka isoko y'urukundo. Umuntu wa kabiri nawe wahuye na Mesiya yari ikindi kintu ni umugabo bita Zakayo. Ariko Zakayo yari umugabo mugufi cyane. Hari ibintu 7 biranga Zakayo ndamwanya mfite kubivuga ariko Zakayo nawe yararwaye indwara zigera nko kuri 7.
ndagushigikiye bizadukura mu Burundi tuze mu kabiri twese umuntu banumva nari kukomeza ibintu bigiye gukomera. Zakayo yari indembe nawe yaho indwara zingahe Zakayo yari afite. Iya mbere Zakayo yari afite indwara ya mbere Zakayo yari afite yarwaye indwara bita kurenganya. Yagerenganya abantu bose atitaye ku bakene atitaye ku bakene. Umuntu wese akuriye nawe mu gacika akamukuraho umutwe. Yasanga umwana ufite umutwe wo kurarira duke asanze ari kiro cy'umuceri gihari. Zakayo yagitwara atitaye kugura. Yararwaye kurenganya atitaye ku bantu bose. Ego Zakayo igitangaza yarenganyije abakene bamubwira atuye mukene muri kumushaka umusoro agahita amwaka umusoro akamwakana n'ibyo tegera atwara umusoro wonyine agatwara umusoro agatwara n'ibindi bigeretse ku musoro. Iyo ndwara Zakayo yari afite indwara ya kabiri Zakayo yari afite indwara y'ubugufi nandi bazavuga kugufi gusa bagahita babusobanura gusa mu buzima busanzwe bakabirekeraho. Ariko mu buzima bw'umwuka hari abantu barwaye hano dufite mu matorero barwaye indwara y'ubugufi bandukiriwe ibya Zakayo. Buriya niba gutanga icyacu n'ibyarakunaniye buriya uri Zakayo uri mugufi kujanye na dini. Niba utagira urukundo w'abantu kuri uri Zakayo dore uraresha buke kubera kutagira urukundo. Niba udakunda amateraniro buri uri Zakayo kujanye kudakunda amateraniro. Nimuhure na Mesiya muri mugabo arangiza ubwo Zakayo tuzamuri ibiganza zacu. Haleluya haleluya. Tawundi wakuraho ubugufi Mesiya ukura ibyaha Zakayo umugore umubona Yesu ngo kiye ariko Zakayo ngo yurira igiti bwabufugari umugoye. Ariko hari ikintu kinezeza Zakayo mutitaye. Zakayo yari umushefu yari afite abamugadinze yari afite abantu bamutunze ngo yirengagize icyubahiro cye. Muyandi magambo usubiye mu buzima busanzwe kubona ngo umuntu w'umujenerale cyangwa umuntu w'umutegetsi yurira igiti mwahita muvugiriza induru rimwe mukavuga ko asaze. Zakayo ngo yirengagiza ko batekereza ko yasaze. Aravuga ngo ukwiye kureba Mesiya no kwiye kubona Kristo no Kristo kwiye kugerageza ngashyiramo imbaraga nkabona Kristo. Ubavandi ukwiye gusoramo imbaraga kugira ngo ubone Kristo. Ukwiye kuva izuya kugira ngo ubone Kristo. Ukwiye kugerageza uko kugira ngo ubone Kristo. Zakayo ngo arumira Kristo ngo araza baramubona aramubwira ngo Zakayo ururukuye munsi kwiye kurari wawe. Ababigishwa ngo bashaka ngo kuja kurakara. Kristo arababwira ngo ntabwo nazamwe namwe mwami nazamwe n'abanyabyaha. Kristo ngo arara kwa Zakayo ikintu cyakurikiye Zakayo ngo yahise ahinduka isoko y'urukundo. Arababwira ngo nambuye abantu none niba abantu nambuye nabamburaga mbanza umugoroba nabakunze mubashakire mbari abakene twari tubana hano ntacyo bambwira. Ariko uyu mugoroba mushakire abakene mbari imigabane yanjye. Uyu mugoroba uhure na Mesiya aguhindure isoko y'umugisha. Abo mwari mubanye muri kanti batazi kuba batangire batekereze kuza kuvoma ukundi wawe. Nasoje ubuze ibintu byinshi. Ikintu cya kabiri gishobora kugufasha guhinduka isoko y'umugisha ni uguhora ufashe ikaramu wandika ibyiza ku mitima y'abantu. Guhora ufashe ikaramu wandika ibyiza ku mitima y'abantu. Ikaramu mvuga ntabwo ari ikaramu zizo mu isoko, ntabwo ari bike noire stroble cyangwa rouge cyangwa vert. Ikaramu mvuga ngo nanosha ngwino witwa ndagize nagawe witwa Gisubizo. Ngwino nawe hano bisone umana mikrofone ufite ubwoba ke ya ni utagira soza buri hagarara bisone hagarara nawe guhora ufashe ikaramu wandika ibyiza ku mitima y'abantu. Ufite ikaramu bisone wewe tiwite kuri shati ya Goyanda ya Gisubizo wandika ibyiza kuri shati ya Gisubizo. Umzandike shati mbanaje momo yawe ukandira kanyenyesha. Zana ukandira kanyenyesha
sha zana mutebuka mukamera akanyenyeri 079 gatanu 46 42 nizo hanyuma mbe gukandira akanyenyeri shiraho bingahe sipaba bitanu kangambe ngo bitanu kikipa tanza amategeko hanyuma wowe itakiki yanditse amazina wakwita Freddy isubizo kanemeze agakode kanje gira ziguruke okay narangije kubikora zagurutse zageze murabona ibyo kiriki yanditse murabona n'ibyo nanditse muri momo yawe harimo 5,000 yaje nashizeho kandi kizikira ko none ufite amatsiko ibi kiriki yanditse nibi nanditse ku mutima wa gisubizo nibihe mubona bifite valere bizatinda mu mutima n'akanyenyeri wakanyenyeri ibiciro kanyenyeri z'atatu nagira babwire bikaramu nababwira ntabwo ari ikaramu ibi niba message bizava ikaramu tugomba guhorana ni uguhana ikaramu bita ibikorwa tukandika ibikorwa tugakoresha ibikorwa tubagize tubwira bagize twandike ku mitima yawe tugakandira tugasura ibyakozwe n'inzu mu gice cy'Icyenda 36 tabiti ntabwo yandikishije akaramu yaravuze ati akanyenyeri izogakandira ku mashini amaze ngo arakanda ku mashini y'amaguru imfubyi umupfakazi bapfe bamwavuga ngo ndahusha urazuka umwigisha yageze kuduha komantere aratubwira ngo ibipawa byo muri uwo muhanda barabasuka no muri uwo muhanda uwo munsi bari kubayikoza ngo kamayiruka ati tutura twimba ibinogo ariko ikinogo cya David tukigomba kwiba nagira mbabwira mugomba guhorana ikaramu mu ntoki wandika ibyiza ku mitima y'abantu ubwo ni muzajya kubishobora namba ya gatatu kansozereza abavanga icya gatatu kugira ngo umwanya wambaye nza kubahiriza icya gatatu ni uguhora ufashe igihanaguzo uhanagura ibikomere n'intimba ku mitima y'abantu igihanaguzo kirumvikana shifo ni uguhora ufashe igihanaguzo uhanagura ibikomere n'intimba ku mitima y'abantu buriya hari ubaye nuko utahabaye neza ariko hari abantu bakomeretse mu turage hari abantu bakomeretse mu bantu nagira ngo ubwire ngo Samweli wa kabiri igice cy'Icyenda 1 ni amakuru y'umuhungu bita Mefibosheti yari afite ibikomere bibiri mu mutima igikomere cya mbere yari afite igikomere cyo kubura se na sekuru ngo arangize icyo ngicyo mu gihe ari kugahinda kacyo akomeretse Siba ahita amwongera ikindi gikomere kindi gisebe giteye ubwoba cyo kumwambura umutungo wa se na sekuru ahita amufata mu janiro de bar Siba ngo arakomereka bitabaho Dawidi kubera ko yarabanye neza na Yonatani yari yarahindutse isoko y'urukundo ku buzima bwa Dawudi yari yaramubwiye ngo Dawe ntacyo uzabura turi kumwe ntawe papa tazakwica mbara nazo zarara yacuze imigani nzakumenera amabanga Dawidi ngo araza ngo yime ingoma aravuga ngo se nta muntu wasigaye wo mu miryango yo kwa Sawuli ngo mugire neza kubw'ineza ya Yonatani Siba ahita aterura ijambo aravuga ngo hasigaye agahungu kamwe kakamuka muzi impamvu yatangije ijambo akamuka muri perezidansi yari yemewe kubibimuka ahita atangiza ijambo akamuka kugira ngo Dawidi avuge ati niba ari akamuka mumureke ariko Siba ngo atungurwa n'ukuntu Dawidi yavuze ngo nimwihute muje kumuzana kuko Mefibosheti ntabwo agomba kugumana igikomere i Lodebari agomba kuzibwa ngahanagura intimba n'ibikomere ku mitima ye hindukiza amaso urebe muri karitsiye iwanyu urebe mu itora dusengeramo urebe mu gitambo bayo hariho Mefibosheti wawe wakomeretse tegereza gukiza ibyo bikomere tuzamura ibiganza byacu kandi muzamura ibiganza tere haleluya nimuvuge ngo haleluya cyane muri kumubaza ngo se hari Mefibosheti wawe uhawubona muhindukire mubwire ngo se hari Mefibosheti wabona umuntu wese afite Mefibosheti uteretse iruhande rwawe Imana iguhumura amaso yo mu buryo bw'umwuka yongere kuri ayo mubiri kugira ngo ikwereke Mefibosheti wawe soza Mana yanjye ryakane
ibintu byinshi birebire garukira ryakane nta banki iruta kubitsa umutima w'umukene. Matayo 19:20. Nta banki iruta kugira ngo uhinduke isoko y'umugisha. Nta banki iruta kubitsa umutima w'umukene. Buriya abantu benshi bazaza gusengera amaturo n'ituro ila gusengera akabangura ibike ngo hatagira ingasi n'inyenzi ngo basoma n'abajura batagera. Nta bintu by'ikabisa mumaze kumva bibyo nuko uzasengera n'umuzayifu zasengera n'ababishopu ariko karake ngo senti yibwe ko bararangije bayiraho cyangwa barayibye ngo bafu yarasengera ahantu batazabiba ahantu bibiri ivuga ingasi n'inyenzi zitagera. Ni mu mwituro wafashe ukaribiba mu mutima w'umukene. Nuca kukimuka kiri mu kagari uzasikugira nubwo bocike nubwo boca kigafu ryaturo washyize mu mutima wacu ntawe uzarikurayo mu mutima w'umukene n'ingasi n'inyenzi n'abajura batazabagera. Nagira ngo ubwire gushakashake umukene umwe wabere gusubiza umuhinduka isoko y'urukundo. Akakanga isoza akagatanu ni ukuzengurukwa nawe wahaye kurutwa kuzenguruka n'abaguhaye. Misiyoni garuka kuzungurukwa nawe wahaye apana kuzenguruka n'abaguhaye. Mugaruke namwe papa n'abandi ushaka muze n'abandi kabanga mwihute birasoza garuka. Misiyoni soze zakukira minota bambaye ko ndayibona ariko muzunguruke kike nibona abantu muzunguruke neza. Nibona abantu tuzungurutse kike tumuzungurutse ku impamvu z'amadeni. Bana umfitiye ifaranga uyu nawe akagukoraho mukoreho nawe umubwire ko azigufitiye nawe twishyura iki kintu ni kibi ariko urebe iyo ufashwe abantu uyu n'uyu tuzungurutse kiki kubera ko yadufashije kiri wagize wange mubwire wa munsi ko none ko mukira atangiye kunezerwa. Umuntu wese akeneye gushima. Umuntu wese akeneye ngo umuhindukire isoko y'urukundo akuzengurukijwe n'ibyo wakoze. Abantu benshi bakeneye ngo bashimirwe ntacyo bakoze. Abantu benshi bakeneye ngo tubashimire ntacyo bakoze. Niba ushaka gushimirwa gira icyo ukoze umva tugomba kuzengurukwa n'abo twafashije kuruta kuzengurukwa n'abadufashije. Tugomba kuzungurizwa ibitambaro n'abadashaka ko duhamba ahubwo tugomba kuzengurutsa ibitambaro bavuga ko bashaka ko tuzuka kubera imirimo twakoze ku buzima bwabo. Dawidi baravuze ngo ndahamba imyigaragambyo arete umuhana abantu baravuga ati muje gushaka intumwa zimuzure mandamano azuke nazuka amahoro aramuha ariko natazuka tamahoro. Ugomba guteza arete muri quartier ariko arete y'ibyiza umushike ngo muharare ngo batubye ngo duteze arete tangira kugwana ndacaba mukora ibyiza muzenguruke n'abandi kubera ko mwakoze ibyiza. Imana bamugisha akaka ugomba kubura amahoro kubera ko hari abandi bayabuze. Igitara tugomba kubura amahoro kubera ko abandi bayabuze. None na mugabo afite ikibazo cya mitiweli natwe gahita kituraza kujura. Uriya mugabo afite ikibazo cy'ishati ugahita wumva ko ugakwega byabi. Nigeze kuba mu bihe byo gutira amahuzo umunsi umwe ntira umuntu ipantaro kuri noye ngo soke gushaka kwinjira nababona kera tumindi tumenye unayitira umuntu ngo iyo pantaro ngo bavuze ko bayikeneye muzi cyakurike nasibye none ndarga kubera pantaro ariko Kristo yarabihinduye. Nigeze kujya kuri mountain prayer cyayo mfite ibyifuzo imitwaro 17 ubu hasigaye imwepo iyindi 16 yose Imana yarayisubiza. Tuzamure ibiganza byacu Kenya nasibe bamubwira ko Kristo agira neza.
akamara akabika mu burashi ngoje gushima ukwezi gutwariye neza umuceri wigeze ubura wifuti yigeze umuze kumfasha ngo dusibe waza wenyine sibiba wenyine ukiza ntabwo mugiye no kutabwiza urahaza waza kudufasha Urukundo, no isoko y'urukundo abantu baza kubavoma y'icyiza. Makijambo y'Imana sasa.